Ndababwiza ukuri, iyo muri jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda ruba rufite, iyo ruza kuba rufite abasaza cyangwa se abantu bafite ubumuntu nk'uyu mugabo witwa Sosthene, uyu musaza witwa Sosthene, ntago jenoside yari kugera kuri kariya kageni, ntago yari kuba kugeza kuri ruriya rwego. Iyo tuza kuba dufite abakirisito bafite urukundo nka Sosthene, tukagira abagabo n'abagore n'abakobwa n'abahungu batojwe urukundo, bakemera Kristo akabamurikira mu mitima, ntago jenoside yakorewe abatutsi yari kugera kuri ruriya rwego. Birababaje kuba ese waba wigisha urukundo urarufite? Ese wigisha abantu imbabazi urazigira? Wigisha abantu kubabarira urabikora? Isuzume nanjye nisuzume. Uyu musaza witwa Sosthene yarokoye abantu bagera mu 104, kandi ntago yabarokoye kubera yari umututsi, oya, icyo gihe ntago yari ari mu bahigwaga, ariko aremera aravuga ati kubw'urukundo Kristo yakunze abantu, njyewe nzemera nanjye nemere gupfa, nanjye nemere gupfana nabo, ariko ne guhemuka. Kugira ngo uzabone abantu babaho badahemuka, bemera kwemera kubabara, ni abantu bakeya wabona bemera kudahemuka, ni abantu bakeya wabona bakwemera gupfa aho kugira ngo bahemuke, aho kugira ngo bice, aho kugira ngo babeho bafite amaraso mu ntoki zabo. Ni abantu bakeya, kandi ndatekereza ko kiriya gihe sinari ndiho, ntago nari ndi mukuru, ariko kiriya gihe hari hariho abantu bitwaga ngo ni abakirisito bajyaga no mu nsengero, hari hariho abantu bari barihaye Imana bishe, hari hariho abapasiteri bishe cyangwa se bangaga guhisha bagenzi babo, ahubwo bakanabatanga. Ariko uyu mubyeyi Yokabyara, uyu murinzi w'igihango, yagize neza, ahisha bagenzi be, aravuga ati isano dufitanye rya mbere ni uko twese tuva amaraso, isano rya mbere dufitanye ni uko turi Abanyarwanda. Iryo jambo iyaba abantu mwese, abantu bose bari ku isi, bose bavugaga bati turi Abanyarwanda, bose bakamenya ko turi Abanyarwanda, isi yaba paradizo, isi nta bwicanyi bwaba mu isi, nta bwicanyi bwaba mu Rwanda. Ni ukuri mureke twunge ubumwe nk'Abanyarwanda, dukundane nk'Abanyarwanda, twese duharanire ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera kubaho ukundi. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Uyu musaza witwa Niyitegeka Sosthene